Mukomere cyane, uyu munsi rero ijambo Imana yampaye ni ijambo riboneka muri Samweli wa mbere, ibice 16 ku murongo wa mbere, ni ijambo ririmo ngo Imana ije kuguhoza amarira. Imana yabwiye Samweli ngo uzageza ryari kurira? Ngo urimo urarizwa n'iki kandi nabonye yuko hari ahantu ngiye gukura umwami. Iri jambo ni rigari, mu kanya Imana irimo irakubaza ngo uzageza ryari kurira? Imana iri mu nzira yo kuzana ibisubizo byawe, icyo usabwa ni ukwihana, icyo usabwa ni ugusenga. Rero ndanabashimiye cyane cyane mwebwe mwakoze subscribe hano kuri Dukuzumuremyi family, mbifurije umwaka mushya ku muryango, ku bavandimwe, kandi ni umwaka uzaba uw'agaciro ku buzima bwa buri muntu wese, kuko ibimenyetso birahari. Kuba turiho ubwabyo ni igishoro, kuba turiho ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko Imana idukunda. Ibi rero bitwuzuza imbaraga, bikatwuzuza n'ubushake bwo gukora dutegereje ineza y'Imana. Imana iri kuri twe, Imana iri kuri mwe. Niyo mpamvu ibyo ukwiye gukora byose ukwiye gukora ushyitse mu by'umwuka, kandi ugakora ufite imbaraga, ugakorana kuraje, ugategereza umugisha w'Imana. Ku isi ubundi hari ibintu bibiri biba bigomba kugendana, kandi byose ukagerageza ukabikora: gukiranuka mu by'umwuka no gukora cyane. Uko ubikora cyane Imana ibana nawe. Rero akira ijambo ry'Imana, ugire umwaka mushya muhire, kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze.